Muri video y'uyu munsi tugiye kongera twibukiranye uburyo ducuruza cyangwa uburyo tugura cyangwa tukagurisha ama USDT kuri Binance. So ndabizi abenshi muri mwe muraza kubona ari ibintu bishyashya, ari ibintu musanzwe muzi, ariko icyo nzi cyo hari abantu mufite muziranye bashobora kuba batazi ibi bintu kubera ko wenda baba bataragize nyine amahirwe yo kubimenya. So nimba ubonye iyi video ushobora kuvuga reka nyipostinge kuri WhatsApp status cyangwa sharing kugira ngo dufashe n'abandi twese tugendere hamwe. So tugiye kurebera hamwe rero uburyo tugurisha, ngiye kugurisha mu isoko rya P2P kuri Binance kugira ngo n'abatabizi babimenye, cyangwa nimba hari icyo washidikanyagaho nacyo ukimenye. Iyo tugiye kugurisha mu isoko rya P2P dukoresha icon yitwa P2P. P2P ni peer to peer, ibyo murabizi, ariko iyi icon ushobora kudahita uyibona ahangaha aka kanya, bikaba ngombwa ko wifashisha kariya kantu k'akamenyetso ka Binance ko hejuru. Kariya kamenyetso ka Binance ko hejuru icyo kagufasha ni uguhura na serivisi nyinshi zitangirwa n'ubundi muri Binance, hanyuma yo karebamo agaserivisi kanditseho ijambo bita P2P, akaba ariko ukandaho. So ubwo ndumva ari ibyo ngibyo. Hanyuma rero reka dukande kuri icon ya P2P. Iyo umaze kuyikandaho, waba uri mushya kuri Binance, waba umazeho igihe, uragura ukanagurisha nta kibazo. Ugomba kureba ko aha hantu hari Rwandan francs kubera ko turi mu Rwanda. Ikindi ukareba ko icon yacu isa umweru cyane hano kuri P2P. Iyo ukanze kuri Express, ukabona kuri Express niho hasa umweru cyane, ntabwo icyo gihe uba uri muri P2P. Kanda kuri P2P ihinduka umweru cyane, hanyuma hano urahita ubona buto ya buy ndetse na sell. Iyo ugiye ufite amafaranga kuri Momo ukeneye kugura USDT ushobora kuzigura. Iyo ufite amafaranga y'ama USDT ukeneye amafaranga kuri Momo cyangwa kuri banki, urayagurisha ayo ma USDT ukabona amafaranga kuri Momo. Ngiye kugurisha no kugura nzabibereka. Urabona ko nkanze kuri buto yo kugurisha, urabona ko ibintu bise bihinduka, ntangiye kubona ama icon yitwa sell. Hanyuma rero dufatire urugero ku mucuruzi umwe. Haba harimo abacuruzi benshi, wagurisha ku ushaka. Hano haba ari igiciro ngiki cya USDT imwe. Nk'uyu wa mbere aragurisha ku 1458 USDT imwe. Ikindi ukareba ku cyo bita limit. Limit no kuvuga ngo ese uyu mucuruzi agurisha ahereye ku mafaranga angahe. Urabona uyu nguyu ahera ku 10,000 kugera ku 58,000. Urareba nimba ngiye nkeneye guhera ku 100,000 kugera ku 500,000 cyangwa kugera kuri miliyoni zingahe, ntabwo yitwagura. Nyine ugomba kureba umucuruzi wujuje kriteriya zijyanye n'amafaranga ufite ugiye kugura cyangwa kugurisha. Hanyuma ukareba uburyo azakwishyuramo. Ngira ngo uri kubibona hano uburyo azakwishyuramo. Harimo MTN Mobile Money, hakazaho na Momo. Ni good. Warangiza ugahita ukanda kuri sell nimba umuhisemo. Okay, ukimara gukanda kuri sell nongera kwibutsa ko amafaranga wenyine agomba kuba ari kuri funding. Ugomba kuba ufite kuri funding, hanyuma hano kwinjizamo ingano yayo ushaka kugurisha. Ayo mfite kuri funding ngewe ni aya ngaya, amadolari 309, ariko nshaka kugurishamo amadolari 25. Uri kubona ninshyiramo amadolari 25 baraza kumpa receive. You receive 36,277. Hanyuma nkaza hano kuri payment method. Yari ubwa mbere bigusaba gusettingamo payment method. Hano haba ari ikimenyetso cya plus, uragikanda ukadingamo payment method, ariko ushobora gushyiraho na payment method nyinshi ushobora kuba wakwishyurwamo. Na Momo uyifite wayishyiraho, but nta Momo mfite, ubwo ndahitamo nyine phone number, like reka mpitemo nk'iyi. Nimba namaze guhitamo namba, nta kindi ngomba guhita nkanda hano kuri buto yanditseho ngo place order. Okay, hanyuma order yanjye muri kubona ko yamaze kuba placed, cyangwa se namaze gukora order. Nizere ko hano turi kumwe. Hanyuma uyu mu advertiser, aka kantu kitwa chat, ushobora kumwandikira, bashyizeho uburyo address ushobora kumubonaho mu gihe atari online.
uri kubona afiteho nimero yayishyizeho n'amazina ye byose bishobora kunyorohera. Ikindi aha hantu muri kubona ahantu handitse ngo payment received hano hasi ntago hasa umuhondo, namara kunyishyura araza guhita amenyesha muri systeme ko yanyishyuye. Ahangaha niho rero biba bigusaba kwitonda mbere yuko nubona iyi buto yahindutse umuhondo, turi kumwe, biraba bivuze ko yemeje muri systeme ko yakwishyuye. Ntago wemerewe gukanda kuri iyo buto y'umuhondo utarabona amafaranga kuri mobile money yawe. Uracikinga kuri mobile money ukanza ukareba ko amafaranga yakugezeho, wamara kuyabona ubwo ndaza mu kanya kubabwira icyo duhita dukurikizaho. Okay, muri kubona bya bindi nababwiraga, bya bindi ugomba kwitaho. Ubaka kanya umucuruzi yamaze kumakinga order, yes, we yemeje ko yamaze kunyishyura, ariko iyi buto yabaye umuhondo ntago mba nemerewe kuyikandaho ntarareba kuri momo yawe. Nawe uzabanza urebe kuri momo yawe. Okay, ndimo ndareba kuri momo yanjye nakiriye amafaranga. Yes, amafaranga nayakiriye kuri momo yanjye, niyo mpamvu noneho ngiye gukanda kuri iyi buto. Tukande kuri iyi buto yanditseho ngo payment received. Okay, hanyuma iyo ugeze aha nyine haba hari uburyo bubiri. Ushobora kwandika ngo I have not received, hano urumva uri kuvuga ko utayakiriye. So I have verified that payment y'aya mafaranga has been received. Urahita nkanda aha nyine kuri ko nayakiriye. Hano mwana ndi gushyira aka kantu aho ndakanda, hanyuma ibyo nimbirangiza nkanda hano handitse ngo confirm release. Then nimara gukanda kuri confirm release bansabe gukora verification. Ufite authenticator wayikoresha, ufite passkey wayikoresha, but I like to use an email. Nkunda gukoresha email ndi ku verifyinga. Maze gushyiramo code. Okay, ubwo ahangaha rero iyo maze gushyiramo code uba urangije kugurisha. Nuko nguko ducuruza muri Binance, ndakeka biroroshye, nta muntu n'umwe utabishobora, nta n'umuntu n'umwe utagomba kubyiga. Ubwo rero thank you so much for your time. Ukoreshe ya n'abandi mubafashe kubona aka kantu, kuko hari abantu benshi cyane bajya banyandikira bambwira ko bahombiye muri P2P kandi ntago bikwiriye. Thank you so much.